urumva niba umuntu ufite izo power afite power zo kuba yahagarika konti zo muri banki, afite power zo kuba yahagarika ikibuga cy'indege, afite power yo kuba yayobya indege. Urumva uwo muntu none niwe uhitamo kuvuga ngo niba narigezemo kino cyuma mfite ndagikoresha iki. Zino telefoni dutunze zirumva, zikareba, zikanavuga isegonda ku rindi. Niyo umuriro wayo ujimije nyine iri off, kuri ubona ngo iri off, iba ikiri gukora. Umvugiye akantu kuko navuga ngo abanze ajye mu ishuri, ntabwo curriculum zo mu bihugu byacu wenda n'ibindi zigiramo ubwo buryo. Hano twicaye turimo kuganira, konte yanjye yo kuri X Twitter irimo gupostinga, ariko giye kubera nkoresha AI, turi mu kiganiro we nonaha, ariko umuntu uri bunyandikire email iri buze kugenda analyzing iyo email, imusubize, impe notification kuri WhatsApp cyangwa Telegram, imbwire ngo iyi message twabonye iri very urgent, kuko ni AI, ni artificial intelligence. Urumva wa mwanya nakabaye ndimo gukora bya bintu nawukozemo ibindi nabyo by'ingirakamaro. So AI ntago ari kugira ngo akazi gapfe cyangwa se isimbura abantu baba banebwe, ahubwo umunebwe azaba umunebwe kurushaho. Umuntu ushoboye gukora abashe gukora kurushaho. Yes, mumeze tubaye ikaze, of course ni ku ikoranabuhanga rigezweho. Nk'uko mubizi tuba tugiye kwiganira ku ikoranabuhanga, turi kumwe na Joshua, muramumenyereye, murasanganywe cyane. Yes, nk'uko abagezaho ikoranabuhanga, nanjye nk'umunyamakuru navuze ni wamusura tukaganira, babasha kumva ese ikoranabuhanga rigezweho niki, bimeze bite. Of course ni Patrick Caprio, ndizera ko mumeze neza aho muri wherever you are, always on time. Ni Patrick Caprio, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndizera ko mumeze fresh cyane. Josh, yes, how are you doing? I'm good bro. Yeah, meze neza, ndishimye ko uyu munsi nyine na uje ku ikoranabuhanga rigezweho nawe. Kaze neza mu gihugu cy'aba digital citizen. Thank you. Ko bari kuvuga muri iyi minsi turashima Imana n'abantu, we ntabwo ujya ukongeraho. Ntabwo njyana n'ibihinda bro, wapi. Nyine nshima ikiri hejuru ya byose ni Nyagasani. Ariko izo zindi ni detaye wenda ntawamenya, buri wese nyine agira uko abyumva, ariko jyewe life goes on. Yeah. So 2025 mu ikoranabuhanga, kuri Joshua, urugendo rwawe muri ikoranabuhanga, mu buryo ugenda ukora ibiganiro byawe n'uburyo ubwira abantu ikoranabuhanga, urabona bimeze gute muri uyu mwaka? Bro, abantu n'ikoranabuhanga bigenda bifatana, bagenda babamariye, abantu bagenda babamariye n'ikoranabuhanga. Buri uko bukeye, uko hasohotse ikintu gishya, uko bibona niko hari n'undi muntu mushya ubavuga ngo ari kubundi bite. Ntabwo nyine bakiri abantu bamwe gusa, noneho cyane muri kino gihugu cyacu, nubwo nyine uko bubaka, ariko byibura buri wese abavuga ati ariko ikoranabuhanga n'utararyize, n'umuntu utarize w'ahantu hepfo iyo ngiyo abakubwira ati ariko sha, ati ikoranabuhanga sha. Rero usiga ikoranabuhanga ni urugendo nyine rwiza, abantu barimo baramva yuko nyine atari ibintu byo hirya bifite abantu babyo, ahubwo abantu bakumva yuko ari esheke cyangwa se ari igihombo gikomeye kuba mu buzima bwe hatarimo ikoranabuhanga. Yes, tukiri aho gato, nk'uko wari ubivuze ngo wenda umubyeyi yakubwiraga ngo ikoranabuhanga uzajye kwiga ikoranabuhanga, ukumva wenda nk'umuntu yumva ikoranabuhanga kumva ni computer, ni imashini. Umuntu udafite imashini nyine ubwo ntari mudasobwa, ordinateri, urumva, akaba udafite iyo mudasobwa akaba atari ku ikoranabuhanga. Niyo mpamvu n'umubyeyi yakubwiraga ese
ikoranabuhanga rigira abarikoresha, ikoranabuhanga uryigira ku ishuri, ikoranabuhanga cyangwa buri wese ashobora kubana naryo? Ikoranabuhanga nyine harimo ubuhanga. Rero mu buzima tubayemo hatarimo ubuhanga cyangwa se ubumenyi cyangwa ubuhinga, umugani w'abashinga ntahe nyine nta cyaba kirimo. Rero ikoranabuhanga it's a must, ni ngombwa nyine, niribura mu bintu byacu we are done, nta kintu nyine turimo. N'umuntu uri ahantu hataba umuriro w'amashanyarazi, trust me yuko wenda ni gakeya ku ijana, ariko kuba uyu munsi agihumeka. Ikoranabuhanga ribifitemo uruhare cyangwa se uburenganzira, kuko kubera iryo koranabuhanga niyo mpamvu batari bamubwira ngo imuka aho hantu, kuko barabona ntacyo batwaye ngo ikirunga kigiye kuruka. Iryo ni ikoranabuhanga rituma abantu bavuga ngo imvura igiye kugwa mu cyumweru gitaha, abantu mutuye mu manegeka mube mwimuka. Iryo ni ikoranabuhanga kandi nyine rigezweho. Rero iyo tuvuga twebwe nyine ngo rigezweho, iryo ni ngombwa, ni n'itegeko, kuko umuntu utanyuze mu irembo ntago wagera mu rugo. You know what I'm saying? Modern technology cyangwa se ikoranabuhanga rigezweho ni iki, cyangwa rikubiyemo iki? Ni iki umuntu yakumva agahita yumva ko nawe ari mu ikoranabuhanga rigezweho? Kuri iyi platform yitwa ikoranabuhanga rigezweho, bamenye ayo magambo ni initiative cyangwa se ni igitekerezo cyo kurema abantu bafite ubumenyi bushingiye ku ikoranabuhanga. Atari ukuvuga ngo umuntu w'ikoranabuhanga aba ari umuntu nkanjye wavuye mu rugo agafata kariyeri yo kuvuga ngo jyewe ngiye kwiga ikoranabuhanga ribe kariyeri yanjye. Oya, uwo nguwo nyine nawe ari aside, uwo navuga ngo ari mu b'imbere cyane. Ariko noneho twebwe ni ukugamiza kuri ba bantu bandi bo mu buzima busanzwe. Ndi umukanishi, ndi umuroya, ndi umwana mutoya, ariko jyewe n'ikoranabuhanga tubana gute? Abantu ntibaza nyine kugira ngo bahindure iyi understanding yo kuvuga ngo ikoranabuhanga hari abantu ryagenewe. Ninkenera ikintu iki n'iki, ibyo ni ibyaba Joshua. Ninkenera ikintu iki n'iki, ibyo ni ibyaba ariye. Yego, ni gufasha abantu gusobanukirwa ikoranabuhanga rigezweho icyo ari cyo, uko rikora, uko barikoresha, ariko by'umwihariko mu buryo buri ethical. Icyo twita ngo ni ethical use of ICT, cyangwa se abantu kubasha gukoresha rya koranabuhanga rigezweho baribyaza umusaruro mu buryo bwiza, badatandukiriye. Amabwiriza cyangwa se ethical ni amabwiriza. Yego, ethics, kuko nk'abantu baba muri iyi industry ya technology, wenda n'abatayibamo ariko wenda bari aware, bajya bumva ibintu nyine bya wenda ngo abantu wenda ngo hackers, ngo abantu nk'abo. Habamo guideline bavuga ngo nyine iri ethical. Mu by'ukuri kuba umuhaka, ubwo nyine ndatandukira kugira ngo mvuge ethical. Kuba umuhaka ntabwo ari ikintu kibi. Hacking is a good career. Ahubwo n'undi muntu waba uri interested muri byo, it's the right time kujoininga nyine ikoranabuhanga rigezwe, kuko watangira at any time. So habamo ibice byinshi. Habamo noneho abantu ubumenyi wabonye ubukoresha gute. Iyo ubukoresha neza nibwo tuvuga ngo ni ethical. Uriya muntu akoresha tech mu buryo buri ethical. Iyo ari unethical, no muntu ukoresha ikoranabuhanga mu buryo bubi. So rero hano ku ikoranabuhanga rigezweho, tuganira se cyangwa tugaruka kuri ryo. Tugira icyitwa tips na tricks, aho nyine tubwira abantu iyi tool yasohotse ni gutyo wayikoresha, iyi programme niyi ni gutyo ikora, ni gutyo wayikoresha, ni hano wayivana. Tukagiramo guhuza n'abantu cyangwa se ba decision makers, abantu bafite role bajua mu ikoranabuhanga rigezweho. Urumva ni uguhera kuri yaba ari ba rwiyemezamirimo, yaba ari abatekinisiye muri byo, yaba institutions zindi zitandukanye, kugira ngo dufatanyirize hamwe kungurana ubumenyi no kwigisha aba digital citizen kugira ngo baguke. Niwo mugambi wundi w'iyi platform, ntabwo ari YouTube channel gusa. It's an idea, yes. So umuntu kugira ngo yumve ko yageze mu ikoranabuhanga rigezweho,
yabimenya gute? Ese iritagezweho ni irihe? Ryari nk'irihe kugira ngo yumve niba nawe yari improvinze cyangwa urakoze umbajije ikibazo cyiza gihita gitandukanya ibintu kuvuga ngo niba hari ikoranabuhanga rigezweho iritagezweho ni irihe. Nanone ni gute umuntu yamenya ngo ko ari mu ikoranabuhanga rigezweho? Icyambere, ikoranabuhanga ritagezweho ni iritagikenewe. Urugero mvuga iritagikenewe, ntekereza ko uyu munsi niyo mpamvu tutagifite tuvugane cyangwa piblifone. Yes, uyu munsi rero ntabwo ari ryo koranabuhanga dukeneye, ahubwo uyu munsi ikoranabuhanga dukeneye ni ikoranabuhanga rya drone, kuko ba bantu twavugaga batuye ahantu mu cyaro batabasha kwakisesinga AI nk'abanyamujyi, ariko nawe kuri centre de santé yaho umubyeyi nagira ikibazo ikoranabuhanga leta rimufasha kubona amaraso. Urumva iryo ni irigezweho. Yego, kuvuga ngo iritagezweho cyangwa se iryarangiye ntabwo ari ukuvuga ngo ntacyo rimaze, oya, kuko hari device zo muri 80 n'uyu munsi zigikora, ahubwo aho rikenewe niryo ririmo kuhakoreshwa, kuko niryo uyu munsi hari ahantu hagikoreshwa Windows XP, ku buryo usanga nk'ikibazo irimo gukemura ahantu runaka muri iyo institution ushyizemo Windows 7 cyangwa se Windows 10, Windows 11, ibyo bintu bitakunda. Rero nta gihe ikoranabuhanga ribaho ryataye agaciro, ahubwo ikishobora kuba ikibazo ni igihe hari iryisumbuyeho none nturikoreshe wowe ugashaka gukoresha 2G kandi hari 5G kandi hari fiber. Ikoranabuhanga rikoreshejwe neza ni gute rikoreshwa? Ese abarikoresha nabi hari ingamba bashyirirwaho kuba ku ma platform baba barikoresherezaho nabi, cyangwa ikoranabuhanga ni ubwisanzura ahubwo buri wese ashobora kwiga uburyo ashobora kurinda kurikoresha neza no kurikoresha nabi? Ese umuntu ushyira ubwambure bw'undi hanze ibyo bintu mu ikoranabuhanga mubibona gute mwebwe? Ikoranabuhanga buri ukuntu riteye ntabwo ari ubwa mbere nyine rinuza buno busobanuro bukoresheje, kuko nyine sinshuri imwe icyo kibazo nkunda kukibazwa. Ikoranabuhanga riteye nk'inuza nk'icyuma kitchen knife, kino cyuma dukoresha mu rugo. Kiriya cyuma kigira imirimo ibiri bitewe n'uwagikoresheje. Impamvu uvuze ngo imirimo ibiri, hari umurimo mwiza n'umurimo mubi. Umuntu ugifite mu rugo iwe, mu gikoni, muri salo, ku meza, ushobora kugikoresha urimo gukata agapome, ukagikoresha urimo gukata imboga, ariko the same knife undi muntu agayikoresha mu kwambura ubuzima mugenzi we uri somewhere. Rero ikoranabuhanga ni kimwe, nta hantu bitaniye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu nyine cyavuye ahantu kikubitaho. Yego, ikoranabuhanga iyo urikoresheje neza it's a big deal, iyo urikoresheje nabi it's a curse. So rero iyo umuntu umwe afashe ikoranabuhanga akarikoresha ibintu ritakagombye kuba rikora, rihinduka nka cya cyuma nari ndimo nkubwira. Kuko iyo umuntu yicaye kuri a single click imwe ashobora gukupira igihugu umuriro w'amashanyarazi. Tekereza ibyo bintu bibaye ntibikabe Rwanda, ariko muri Estonia byarabaye. Abakurikira muze kureba igihe Estonia yamaze igihe kinini cyane nta muriro ifite, iri mu icuraburindi. Urumva niba umuntu ufite izo power, afite power zo kuba yahagarika konti zo muri banki, afite power zo kuba yahagarika ikibuga cy'indege, afite power yo kuba yayobya indege. Urumva uwo muntu noneho niwe uhitamo kuvuga ngo niba narigezemo kino cyuma mfite ndagikoresha iki. So rero ni gutyo nahita mvuga mu buryo bwo kurikoresha neza no kurikoresha nabi muri rusange. Ari naho haziramo urugero rw'aba bantu bavuze ngo bashyira nudes hanze, abantu nk'abo ngabo. Abo ngomba bara muri ba bantu baritekereza nabi cyangwa se barirebera hirya, kuko
of course some of them they make money out of that, ariko for how long? It's there forever. Kuko ikintu nubwo waba utagisharinze, kuba wagifashe gusa gutya. Abantu batakurikiye ikiganiro nagiranye n'umujene witwa Elize baze kureba kuri iyi platform, barabona ikiganiro twagiranye asobanura ibijyanye na flame. Wa muntu niwibona muri flame imwe just bagukapturinze, menya ngo that thing is there forever. Umuntu yifite cyangwa se aho izabiri ishobora kuba yakoreshwa ibyo ari byo byose ibyo ishaka, nubwo yaba ari muri telefone yawe, kuko zino telefone dutunze zirumva, zikareba, zikanavuga isegonda ku rindi. Niyo umuriro wayo ujimije nyine iri off, kuri ubona ngo iri off, ibikiri gukora. Screen nayo ubwayo ishobora kugufata. Abantu turi kumwe hano kuri iyi platform bazagenda babona hari amwe mu demonstration tuzajya tugenda dukora nk'imfashanyigisho kugira ngo barebe ibyo bintu. Wenda mimicking cyangwa se dukore assimilation yatake nk'iyo ngiyo, wenda byafasha abantu gusobanukirwa. Nze nicare hano then nkwereke buryo ki telefone yawe screen iri off, ariko conversation urimo kugira surrounding irimo kuzifata ako kanya. So rero niyo mpamvu bisaba kuba vigila. Okay, nyine tuyembracinge, ariko tugira ibanga niba ariko navuga. Yes, mu gihe wumva nyine ibanga ari ngombwa kuri we. Gusa nanone hari n'abantu wenda bumva ibanga atari ngombwa kuri babiri hanze, abo nabo ntabwo habamo. People think differently. Yeah, that's how I think about it. Ko nagufatishije ntabwo nyine ikoranabuhanga ubwo turyinjiyemo tugiye. Yego. None ugiye kumbwira ku bijyanye na turavuga kuri Bitcoin. Nayo ni imwe ikoranabuhanga. Yeah, of course, Bitcoin tivuga biki. Nonaha turimo kuganira. Bitcoin imwe ihagaze amadolari 115,756. Umvugiye akantu kuko navuga ngo abanza ajye mu ishuri, ntabwo curriculum zo mu bihugu byacu wenda n'ibindi zigiramo ubwo buryo. Ariko umuntu udukurikiye hano uyu munsi ku ikoranabuhanga rigezweho, niho hano ukwiriye kuburi. Va muri twa tuntu tundi ni hano ukwiriye kuburi kugira ngo ubyigireho. Impamvu nkubwira ngo ni hano ukwiriye kuburi, hari ikiganiro twakoze n'undi mujene yitwa Claude, iri kuri iyi platform. Ikibazo wambajije twakiganiriye isaha n'igice. Abantu badukurikiye barebe muri description y'iki kiganiro cyangwa se ahantu ndumva ari hano hejuru ndaza kuyishyiraho kugira ngo mukurikire neza. Abarimo asobanura neza ibintu bijyanye na cryptocurrency, Bitcoin, uko zikora, uko babikoresha, nyine na za guidelines abantu bagenda bagenderaho. Inyungu yo kuba umuntu ari mu ikoranabuhanga rigezweho ni iyihe? Kuba ari umu digital citizen, inyungu umuntu abifitemo kuba ari muri iyo initiative, ari muri iyo community, ni ikiyungukiramo? Ese umuntu wese gukoresha ikoranabuhanga ni ingenzi cyangwa ushobora no kubaho technology ntakikumari? Ako kantu ko kuvuga uti ese ni ingenzi, ndeka nkubwire ngo we muntu udukurikiye muri comment aba ari wowe usubiza icyo kibazo. Mumbabare musubize uyu mugabo, ese wowe urumva yuko ari ingenzi kuba umuntu yakoresha ikoranabuhanga rigezweho? Icya kabiri rero, kugira ngo umuntu abe umu digital citizen, ndabanza ngusobanurire umu digital citizen uwo ari we. Umu digital citizen twayerekana tuvuga nyine ikoranabuhanga rigezweho, nyine rigezweho ku isi yose no mu buzima bwose. Ariko muri ya community yacu cyangwa se muri ya initiative tubamo, yaho abantu basangira ubumenyi bw'ikoranabuhanga, bakareba akana kariya kaba muri mu ikoranabuhanga rigezweho muri secteur zose. Umuntu ubamo muri secteur ariyo yose, role yaba ajuye ariyo yose, icyo yaba akora cyose, tumwita umu digital citizen.
right? Ariyo mpamvu nawe buriya kuba wageze hano nyine turimo kuganira, keretse wowe nutabishaka, urumva, kuko nabwo ntabwo ari itegeko, keretse nutabishaka, ariko ushobora guhabwa citizenship nyine ukaba umwe mu ba digital citizen, kuko ni isi y'ikoranabuhanga. Ego, noneho iyo uje tukakwakira mu bacu wujuje of course ibisabwa amategeko n'amabwiriza ubyujuje, duhita tuvuga ngo tugwaye ubwenegihugu bwo kuba umu digital citizen. Ibyo twavugagaho inyungu yo kuba umu digital citizen rero, ngira ngo byonyine uyu mwanya tumaze turimo kuganira already hari umuntu wamaze guhita abona kuri izo nyungu zo kuba ari umu digital citizen. N'uwahageze wenda yitambukira nyine abonye gusa agakandaho nyine, ego, hari akantu byibura kamwe yasobanukiwe. Niba hari akandi agirira amatsiko, cyangwa se hari n'umuntu wambwiye ko atagira amatsiko urumva, ariko akaba afite ikintu ashaka kumenya, ajya yibaza ariko kino kintu gikora gute muri IT, ni gute nabyaza umusaruro rino koranabuhanga rigezweho, ariko ko email yanjye nibagiwe password yayo nabigenza gute, kuko njya mbona nk'uduclaim, nk'umuntu akambwira ngo password yanjye bayihakinze, akambwira ngo ibi n'ibi ntibiri gukora, akambwira nyine twa tuntu twa hato na hato, ugasanga ari nk'umuntu right now utabasha kwikorera nka task runaka, umuntu utamubwira ngo nyoherereza email ivuga ibi n'ibi. So rero umuntu wese ugize amahirwe yo kuba muri iyi community n'ibyo yungukiramo. Yego, ikintu cyo abasabwa ni kimwe, ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe, kuko hano ari kuri YouTube, then akajoininga community, kuko dufite WhatsApp community. Urumva akenshi niho haca n'izindi tips and tricks, tutorials, ndetse n'abandi bantu useful resources, kuko byose ntabwo tubinyuza hano kuri YouTube. Of course nubwo hari byinshi dushyiraho, hari n'ibyo duteganya gushyiraho bindi, ariko umuntu uri muri community we biramufasha cyane kurushaho, kuko buri munsi, buri gitondo dushyiramo ikintu gishya umuntu ashobora kungukiramo, cyangwa se kugiriraho, cyamugirira umumaro muri iyo tech. Josh, yes sir, ikiganiro cyahera mu gitondo tukagera nijoro. Iyo ntangiye kuvuga bino bintu, iyo ntangiye kuvuga bino bintu nanjye ndatwarwa. nanjye nyine niko nagiye ngira amatsiko, kandi niyo mpamvu koko ndi hano. AI koko hari byinshi yangije, cyangwa se izatuma abantu batagira akazi, izatuma abantu batagitekereza. AI iri gukoresha abantu, cyangwa se bari kuyikoresha? Umuntu utazakoresha AI azasigara, umuntu utazakoresha AI azabura akazi, ariko umuntu uzakoresha AI azanoza akazi ke 10 times, like nk'inshuro nyinshi z'ubwikube. Icyo ni icya mbere. AI ntabwo iri hano gukuraho akazi, AI tuyifite kugira ngo tunoze ibyo dukora. Niba akazi nakoraga mu masaha 10, uyu munsi nkaba mbasha kugakora mu minota 10. AI ntabwo iri hano kugira ngo abantu ibagire abanebwe, ahubwo iri hano kugira ngo igire ibyo ikora nabo bakora ibindi. Kuko urugero, niba ndimo hano turimo gukora kino kiganiro, turimo kwiganirira, mu by'ukuri hari undi muntu niba ari muri iki kiganiro, okay, nawe reka ngohereho, umbabare kuba ngutanzeho urugero turi kumwe, ariko ndashaka kugira ngo nkwereke uburyo izi saha hano turi kumwe jewe AI itisha akazi kanjye, ariko hakaba hari ibyo ibyahagaze byawe kubera utayikoresheje. Hano twicaye turimo kuganira, konte yanjye yo kuri X, Twitter, irimo gupostinga. Itself. Niba wenda nakamaze iminota 20, kubera ko wakoresheje AI, niba nakabaye wenda mara iminota 20 ndi kuri X, ndimo gukora caption runaka, topic nyandike, posting, nimbirangiza nze mu kiganiro,
wenda niko wabigenje, cyangwa se wabihagaritse uri tukora ikiganiro uri busubireyo uri playing abantu bakariplayinze. Ariko giye kubera nkoresha AI, turi mu kiganiro we nonaha, ariko umuntu uri bunyandikire email iri buze kugenda analyzing iyo email imusubize, impe notification kuri WhatsApp cyangwa Telegram imbwire ngo iyi message twabonye iri very urgent, kuko ni AI, ni artificial intelligence. Urumva wa mwanya nakabaye ndimo gukora bya bintu nawukozemo ibindi nabyo by'ingirakamaro. So AI ntago ari kugira ngo akazi gapfe cyangwa se isimbura abantu baba banebwe, ahubwo umunebwe azaba umunebwe kurushaho. Umuntu ushoboye gukora abashe gukora kurushaho. Ko mvuze akantu ko automatinga ngo X yanjye nahise zirimo gukora ubwo tundeba gutya. Yes. Biteye amatsiko. Ibyo bintu kumva ko nyine turi hano turi kuganira, wowe X yawe iri gukora, hari uri kugusubiriza, noneho ibyo wagatekereje nge ibyo bintu nyine kubyumva mu mutwe. Kuko muri business gute agutekerereza ni nyine ubwenge bwawe, kuko nibwiko icyo kintu nyine kucyumva bigoye. The future is now, kandi what is coming you can't escape. Kuvuga ngo the future is now ni ukubera yuko nonaha nshobora gufata ijwi ryanjye nkarikroninga, nkafata isura yanjye uko yakabaye nkayikroninga, nkakora icyitwa digital twin. Digital twin ni jyewe ariko wo kwikoranabuhanga, cyangwa se wo muri nyine yasi iyo mu ikoranabuhanga, ku buryo uko nyi training igenda imenya jyewe ibyo nshaka. Urugero nk'iyo modo byitwa ama models. Modo hakaba modo ikora iki ngiki, modo ikora iki ngiki, niba ari muri programming bakoresha iyi, buri task cyangwa se buri kintu ukeneye gukora haba hari modo iri specialized muri cyo cyane. So niba mfashe modo runaka nkayitraining, nkayibwira ngo ngiyi konti yanjye ya X, iyi konti yanjye ya X umuntu nanyandikira message yisome, kuko ni AI, nk'ukuntu nyine ChatGPT yawe isoma message yayo, urebe ibyo yabajije, niba bijyanye n'ibi ukora iki, niba bijyanye n'ibi ukora iki. Ifite ubushobozi bwo kwiga, bitandukaniye no mu minsi yabanje aho umuntu yaprogramaga ikintu bakavuga ngo iyi telecommande ni nkanda hariya iraza gucana televiziyo, ni nkanda hano yongere volume, nyine ari bimwe gusa biri programme gutyo. Ubu bwo kiriga kigakura. Uyu munsi niba tuvuga urugero wenda nk'umucuruzi w'ahantu runaka afite business runaka, ushobora gukora modo cyangwa AI yawe uzajya uvuga ngo reba muri activite zose zakozwe uyu munsi, undebere ngo ninde muntu twoherereje amafaranga 6:05. Tuvuga ufite fayiro 500, urumva tuvuga ufite fayiro 500 za transaction, wenda niba ari Momo, niba ari mobile money, noneho warangiza ukaba ushaka kuvuga ngo iyo transaction ndayibona ryari. Urumva umwanya bigutwara nubwo waba uri gusearchinga muri systeme bisanzwe, ariko iyo uri gukoresha zino modo za AI yiga behavior z'icyo kintu urimo kwitoza. Niba nayitraininze jyewe ngo ijye inkorera tweets nyiha umurongo, niba nayibwiye ngo umuntu uri butwitinge ijambo wenda Rwanda nziza, uze gusoma ibyo bintu yanditse, nurangiza nibiba biri positive ari ibyubaka umusubize gutya, nibiba ari ibisenya umusubize gutya. Nyine urumva ni nkaho nayishyize ku burinzi iri kuntekerereza. Rero utuntu nk'utwo nitwo dutera abantu ubwoba ngo bazabura akazi, kuko urumva hari nk'umuntu warushinzwe social media management mu kigo ahantu runaka, assistant manager wagombaga kuba yoyenda ari kugusubiriza dore rero hano umuntu agomba kuburira nyine akazi ke n'imikorere ye, niwe muntu ugomba kuba ari gukoresha iyo tool
gute? Ikeneye commanding center, ikeneye umuntu wo kuyigaburira, kuyitoza. Ariko uwo mujene uri hariya cyangwa se uwo muntu uri hariya we natadaputa ngo avuge ngo ni gute ndi buzitoze, ni gute ndi buzigaburire, ari busigare noneho azajya avuga ngo jyewe AI yantwaye akazi. AI ntago duhanganye. Abantu rero muri gukora gakondo bumve yuko mugomba kwisunga AI. Abanyamakuru aba content creator please, yego nyine ChatGPT nyine muragerageza mukayikoresha, ariko byibura fata umwanya nashaka be amasaha 100. Uvuga uti mu cyumweru nkora amasaha 2 niga prompt engineering. Reka mbikore nka takeaway, nababwira ikintu ugomba kwiga, genda wige prompt engineering. Kuko prompt engineering navuga ngo ni nk'ururimi cyangwa se ni imico iri bugufashe kubasha gucommunicatinga na AI. Yego, kuko Google urabizi bibajije nabi gusubiza nabi. Noneho ibaze AI yo izi ubwenge bwose, nuyibaza iki iri bukitiranyeho n'ikindi mu buryo bworoshye, usange iraguporomoye kujyanye mu bintu biterekeranye. Rero iyo wafashe umwanya ukiga prompt engineering neza, ntavuga kwiga ngo mugire ngo abantu batinya kwiga. Abantu batinya kwiga kuko hari umuntu wambwiye kuvuga no kubikora. Yes, ni ukubikoresha ukagenda ukavuga utari ku bundi ni gute nabaza neza bya nyabyo. Niba ufite wenda ngo nihe nabivana, kuko kuri YouTube n'ahandi hantu abantu bavana resources habaho abantu benshi, habaho abantu baba bashaka views, habaho umuntu ugusobanurira ibintu mu buryo nyine butari kaci utagenderaho. Umuntu uri nyine afite icyo kibazo wenda cya resources, avuga ngo shango ngewe imbogamizi mfite ngo nuko ntazi aho nahera, abitubwire, habe muri comments, haba mu kujoininga iyi community. Urimo kubona QR code kuri screen, wayisikaninga ukajoininga iyi community cyangwa se mu buryo bwose kugira ngo ujye ubona resources tukubwira ngo ngizi tools zagezweho. Kuko mu content creator, munyamakuru, genda ubanze ukoreshe tool yitwa Notebook LLM. Niba uri umuntu ukora research ukaba utari gukoresha Notebook LLM, you are staying behind. Ntabwo ari mu bihe bye, kuko sintekereza yuko nk'umuntu ushaka gukora ifoto ya AI yagakoresha ChatGPT. Kuko ChatGPT buri generating amafoto, ariko yakaba yakoresha izindi nizi, harimo za Leonardo, harimo izindi ziri ChatGPT barayivuna ibintu byose. Ubundi iby'ubuzima. Uyu munsi ushobora gukoresha ChatGPT muri rusange, uyu munsi ushobora gukoresha Notebook LLM muri research ndetse no kugathering information vuba. Ushobora gukoresha Notebook LLM mu guproducinga podcast niba uri mu content creator, urumva, kuko ishobora kuguha icyitwa mind map, ahandi ufata niba ari topic runaka ikakudetayira cyangwa se ikagufasha gukora detail y'ikintu rusange, ubumenyi, ikintu cyose ushaka kwiga mu gihe gitoya. Notebook LLM yaguha guideline, rwaba ururimi, rwaba anything, nubwo yaba ari imibare benshi mutinya mwihora iki. Iyindi ushobora gukoresha abanyamuziki mukoreshe Suno AI. Suno AI ikora indirimbo, soundtrack, nyine 3 pieces in general. Indi uza gukoresha niba uri umu content creator nanone, uze gukoresha yitwa CapCut. CapCut ifite AI yayo which is worth premium. If you can afford it, upgrading CapCut uyishyure. Nk'umu content creator, AI yayo uzayikunda kurusha ibindi byose. The same goes no kuri Canva. Aho ngaho iyindi ndibuze guhita ngarukaho, ndibuze kuvuga kuri tool ifasha abantu wenda mu gukora clone. Ko naherekana mvuga ngo umuntu ushaka kwicloninga, fungura computer yawe
urebe yitwa HeyGen. HeyGen AI urimo kubona logo yayo kuri screen nyine. Iyi ngiyi irigufasha gukora buri kintu cyose. Dapoman. Yes. Ushobora gukora abantu babiri. Yego. Nuyigeramo ibintu byose uri buze kubisangamo kuko uraza gusangamo ushobora gukoreramo ifoto, ushobora gukoreramo cartoon, ushobora gufata ifoto ugatuma imuvinga, ushobora gufata iyo foto igakora nyine everything. Ushobora gukoreramo ijwi, ushobora gufata text ukazihindura muri audio, ushobora gufata audio ukaba transcribed muri video. You can do everything. Wigezemo mugende nyine murebe ibyayo. It's a very good tool. Indi tool najyaho ku bantu bakora wenda programming cyangwa se bashaka gukora ama website. Izo zo ni nyinshi. Urakoresha Tempo, ushobora gukoresha Sem, ushobora gukoresha Kasa, ariko iya Dance bro. Reprint kino cyumweru yasohoye icyitwa Reprint 3. Ni agent, ni umu agent ubwira ngo ndashaka kubaka system ikora ibi n'ibi, ikaba yamara amasaha 200, I mean iminota 200, urumva n'amasaha 3 arenga itarahagarara irimo gukora. Sinzi niba kino kintu cyumvishe muri programming. Ndi kugukora. Ufashe umuntu umuhanga intiti mu kubaka porogaramu za mudasobwa, umushyize hariya amasaha 3 ari gukora. Kuvuga ngo kuri prompt imwe wenda niba mvuze ngo ndashaka yuko unyubakira porogaramu imfasha gutrackinga uburyo nkoresha amafaranga yanjye ku munsi. Iyo ngiyo ubundi mu minsi yashize wasangaga ibyo bintu biri buze kuntwara like a week, ariko ubu ngubu wazanyemo n'abantu nka 3 n'abandi. Ariko ubu ngubu it's 40 minutes. Oh. Yeah, 40 minutes mvuye kuri the whole week. Yeah. Ariko urumva ntishobora kwikoresha, bivuze ngo ntabwo izigera intwarira akazi. Oya, nzayikoresha mpaka ahubwo nyisigaho ya masaha iri gukora nkahita njya no mu tundi turimo tw'amaboko. Ukaba wiyugura no mu bintu. Ngira ngo dusoza ariko sinagenda. Hano mfite rwose amatsiko menshi. Baba badukurikiye baba bashaka ibi bintu natwe dushaka kubimenya, turabyumva. Ariko iyo duhuye n'umuntu uzi ku ikoranabuhanga noneho moderne, urumva hari utuntu twinshi tw'amatsiko ugomba gushira. Niyo mpamvu ndagira ngo mbaze, hari ukuntu meta ibintu bya meta ariko usanga bikorana n'ahandi, ugasanga na Google biri kugenda bifataho gute. Ugasanga umuntu ari kwibaza how ushobora kujya ku rubuga rumwe, tugiye kuri Facebook, ukajya kuri Instagram, ukajya kuri YouTube, ukajya kuri Google, sometime nawe bijya bifataho nubwo ababosi atari bamwe, ariko ugasanga how you were thinking, uburyo wari uri gutekereza aho ubibonye kuri platform imwe n'ahandi niko ubibonye. Abantu bakavuga saba basoma mu mutwe bimwe twavugaga ngo fata ifoto n'amajwi y'ibintu umuntu abavuga atekereza, batipe bakora record. Algoritime ni 0 nyine. Ushobora kuvuga wenda Zuckerberg wa Meta hariya, ukareba ba Sergey ba Google hariya. Buriya Google ni igice cy'uruntu runini rwitwa Alphabet Inc. Urumva ukababona hariya, ukabona n'izindi tycoons ziri hariya nyine za X n'abandi bari hariya babaki, ariko bari abantu bose wibuke ko serivisi baduha ari for free. Yeah. Wajya kuri Facebook ryari nkubaje ikibazo. Facebook 2012. Okay. Ni kangahe kuva icyo gihe, kuko umuntu nayo na addiction.
wagiyeho uba wagiye nta garuriro. Ni kangahe wigeze wishyura amafaranga yo gukoresha ziriya mbuga? Hari na rimwe ni ndavuga subscription, atari ukuvuga ngo ngiye kwamamazaho adi, atari ukuvuga ngo ngiye gukora iki. Urakoze cyane. Kandi ziriya ni $1,000,000. Hari ukuntu umuntu yagiye amenya ukuntu ushobora kuba wazigayiningaho amadolari. Noneho ukazikoresha nyuma winjiza amafaranga, ariko we kuyikoresha ari free, nyirayo ntacyo yagucaginze ngo uyikoreshe, kandi we yatanze byinshi kugira ngo uyikoreshe. Arewe, izo ni za mpuhwe za bihehe mwana, kuko impamvu nkubwira ngo ni za mpuhwe za bihehe, nutabitekereza neza, hari imvugo bajya bavuga ngo if the product is free, you are the product. And the time and your time. Icyo gihe cyose wahereye ukoresha nyine urwo rubuga for free, utishyura, ni wowe wacuruzwaga, ntabwo ariyo bacuruzaga, ari amakode. Oya, kuko wowe imyaka ufite, uburebure, blood group, aho wize, aho wakoze, amanota wabonye, umunsi wariyeho inkoko, urumva, umunsi wariyeho inkoko, umunsi wahuye na runaka mukaganira, urumva, ibyo byose it's kept. Komisi y'ikoranabuhanga digital footprints ntizihinduka, ahubwo zirubaka mpaka igihe wa muntu wa nyawe wuzuye. Rero iyo haje ikintu runaka, campaign nyine igera ku muntu igomba kugeraho. Nta kintu wari wabona kuri screen yawe par accident, ni wowe bigenewe, kitagufasha. Yego, impamvu uvuze ngo ndi kuri ku rubuga rwa Meta, buri kintu mbonyeho mpita nkibona no ku rundi rubuga hano, nyine ni bimwe, kubera ko telefone yawe irimo irohereza nyine ayo makuru buri kanya. Tuzi ibyo ukunda n'ibyo wanga. Niba wicaye hano tukaba turimo gutera story z'ukuntu telefone yawe screen yayo yamenetse, screen protector yayo yamenetse, turimo turakoresha iki cyitwa ma keywords, screen protector, my screen is broken, whatever and whatever. Wibuke nakubwiye ngo zirumva buri munsi, zirareba buri munsi, kandi buri kanya. Niyo mpamvu nyuma y'amasaha 5 uzajya kubona ubone barimo baraguha suggested cyangwa se ad y'umuntu wo mu mujyi ukora telefone na algorithm. None aho bo bakirira, kuko isi yagiye ibaho igengwa na zahabu, peteroli. Uyu munsi baravuga ngo data is the new oil. Yego, mu isi y'ikoranabuhanga, amakuru, information, umuntu ufite data afite zahabu cyangwa peteroli yo mu binyejana bitambutse. That's why nyine ubona abantu ba billionaire bacyane ari abajene batoya ba Zuckerberg, ChatGPT iyo uninzwe n'icyitwa OpenAI. Sam Altman ni umujene muto cyane, nawe aricara akareba ikintu bafite akavuga ngo sometime I think about what we have built. Nkasaba abantu kwitonda. Data is the new oil. People have to be careful. Nizere kushubijwe. Biteguye kuziminduka. Nose tugiye mu bijyanye n'urugomo, ubujura, ikoranabuhanga, icyo kintu gikoraho cyangwa byariyongeye, ahubwo ryagiye rifasha abantu kuba bakescapinga bijyanye no kuba batoroka, cyangwa ahubwo hari icyo byagabanyijeho ko polisi bijyanye n'uburinzi, security, babona amakuru byihuse. Ikoranabuhanga urabona, iyo mu mateka y'isi nyine gutya tubara, hari ibintu tubara ngo mbere y'ivuka rya Yesu na nyuma. Rero mu bihe bizaza, wenda twe ntituzaba tugihari, ariko bizabaho, abantu bazajya bavuga ngo mbere y'umwaduko wa AI,
mbere ya interineti, kuko nyine uyu munsi ubuzima ntabwo buzongera kuba kimwe. Numbwira ngo ese ngo ryoroheje ibyaha kugabanuka ngo cyangwa ryatumye byiyongera, ndi buvuge ngo nta cyahindutse, nta cyiyongereye, nta cyagabanutse, ahubwo hahindutse uburyo bikoreka, kuko buri kimwe nyine cyarahinduye. Abantu bacenganaga hano bakwepana na polisi, n'ubundi no mu kirere barakwepana. Yes. Umuntu wazaga afite icyuma iwawe cyangwa se n'iki bagatera Gatarina bakakubwira ngo duhereze miliyoni zawe izi n'izi ubitse iwawe, ntabwo ari ibyo. Ubu ngubu uraryama mu gitondo ubyuke ubona mesaje ikubwira ngo mukiriya mwiza, igikorwa cyo kohereza miliyoni 10 kuva kuri konti yawe cyagenze neza. Umuntu waje gutera Gatarina, RIB ihita ijya kumushaka online. Nabwo niba ibyo cyabaye nyine ujya amaze kwiba, nyine mesaje wayibonye ko ibyawe byagiye. Igisigara ni uko inzego zibishinzwe noneho zikoresha za tools nanone nk'izo bakoreshaga mu isi isanzwe, bagatracinga wa muntu. Yego, hari abantu bibwira ngo nakoze ibi n'ibi ngo ubwo sindi traceable. Bro, na Bitcoin iba traceable. Yes. Niba ikintu kiri, if it's digital, it's vulnerable. Yes. If it's digital, it's vulnerable. Nta kuvuga ngo hahindutse uburyo ibintu bikorwamo, ntabwo ari ibintu byahindutse. Yeah. Ni iki watekerezaga ujya gutangiza iyi initiative? Ni iki watekerezaga nka Joshua? Ni iki watekerezaga guha abantu? Ese kuki ari wowe wabitangije? Kuki ari Joshua watangije iyo initiative? Wabonaga ari iki wowe ugomba guhaba? Ese navuga ko ari watangije ibi bintu ra? Oya, kuko ahubwo nari mfite nyine njye ikibazo kimbangamiye. Njye nabikoze ari jye uri kwifasha, mbona kuko wenda ntabwo twabishyura uyu munsi, nacyo ni ikiganiro kindi nyine cya danje, nk'urugendo nyine kariyeri yanjye, kugira ngo uyu munsi nyine mbe nicara mvuga ngo I'm a tech evangelist, cyangwa se yeah, I can sit and talk or I can stand and do something. It's a long journey, papa. It's a long journey. Ntabwo yari 4G, oya, it's back then. Ariko ndi umuntu nyine w'amatsiko menshi cyane. Noneho ya matsiko nagize kubera nakunze bino bintu back then, kuva kera, nkabura ahantu mbikura. Filme nkabura icyo nshaka aho kiri buve. Kubw'amahirwe mbagize ntya bamenye ikintu cyitwa internet. N'amahirwe yahinduye ubuzima bwanjye bwose kugeza even right now. Nkimenya ngo ikintu ntazi navuga ngo how to nkarenzaho icyo nshaka. Ntabwo nongeye kubona nyine internet cyangwa se ikoranabuhanga in the same way. Yego, rero ndangije nkabona challenge ni nyinshi. Tutorial ngiye gushaka nkayibona mu Cyongereza ntarakimenya neza. Challenge ngiye gushaka Icyongereza ubwo niba wakimenye ugasanga iri mu Cyongereza cy'Umuhinde. Ari umushuti wanjye uri nawe no mu digital citizen, nuko ndangaye ndimo kumimikinga Abahinde ngo ukuntu bavugaga kubwira ati my friend, your laptop has to be very new. It has to be very new so it can work. So urumva nyine bikakugora kumva icyo kintu. Mpitamo kuzajya nikorera udututorial, umuntu akaza akambaza ibintu. Urumva ko nagendaga nyine nongera ubumenyi, ndi kwiga online nigisha. I can say that. Challenge yahitaga ibingiye. Undi muntu nawe agize ngo nicyo ngicyo ndakizi, kuko yabonye iki nkizi akagira ngo nakiriya ndakizi, kikaba kirananiye. Kandi nanjye yamatsiko akaba arambwiye ngo kubera icyo utakizi se kandi uriya muntu yakubonyemo potential yuko wagishobora. Si mwikoranabuhanga se, icyo kintu nkarara nacyo nyine menye ukuntu kiri buze kumera. So request ko zigenda ziba nyinshi, ndavuga reka nzihurize hamwe. Noneho niba umbwiye ngo ni gute na vana watermark
muri dokima yanjye, kuko abantu mukoresha trial applications icyo kintu mujya muhura nacyo. Umuntu yambaza ngo ni gute nakwiforumatira imashini yanjye cyangwa mforumatira, aho kugira ngo muforumatire agende ejo azagaruke, ahubwo nkamuforumatira ndimo no kubifata amashusho bya biboro, nkahita muhana ya video, kuko yaragendaga akagaruka nkabwo yagenda uburwana n'iyi video, bikamufasha akisubiriramo. So ndavuga why not, bitaba noneho hamwe. Yes, call request ari nyinshi n'abantu byanze bikunze n'amatsiko ahari, tukabikora. Uyu munsi tugerageza no kwegera nyine even people bari everywhere, yes, tukabereka ibintu uko bikora, nyine ni ukubamara inyota. Ikintu cyatumye abagewe ubikora nta kindi, hari n'abandi babikora, hari n'abandi babikoze, ariko nuko nari mfite community iri kubinsaba jewe. ngira ngo modern technology, tugiye kuvuga kuri technology, nzi ko byadusaba iminsi n'iminsi, ni byinshi, niyo mpamvu byaba byiza ntabwo yashira muri iki kiganiro, ahubwo any request badusaba cyangwa se bashaka kumenya aho umuntu wenda ashobora kuyivugaho, cyangwa se mu byo twavuze natwe tukazaguruka tunyuramo, aho nuko wenda umuntu yashakaga kuva imuzingo ikoranabuhanga rigezweho n'iki, bamanze bamenye ibyo basanzwe bakurikira babyumve neza, noneho dushobora kuzajya twinjiramo muri content to content, twumva icyo muri ibi modern technology bitandukanye. George, ngira ngo wamushimire. Urakoze cyane kuba nawe waje uyu munsi kugira ngo tubane natwe. Twagize n'amahirwe yuko twungutse undi mu citizen, another digital citizen. Nagize amahirwe kugira ngo uyu munsi mbe ndi hano mbisobanura, cyangwa ni n'ubwa mbere nje hano nyine mvuga ikoranabuhanga rigezweho, nyine icyo ari cyo generator, kuvuga ngo ndimo kubereka ubumenyi. Turi hano, request zikomeze zimanuke, buri request tubonye ni ikiganiro cyayo, buri request tubonye ni ikiganiro cyayo, ubundi tubyubake. Ndababeshye digital citizens, namwe mwakoze kubana natwe. Turabashimiye, mukore subscribe, like and share, kandi mwibuka no gukora ku nzogera. General Patrick Caprio, turi kumwe na Kids kuri camera, lighting, everything, go buryo wabibonaga byose byari biri kuri Kids Bini Production. Thank you everyone, see you.